nari nzi cyo bwa mbere, nari nzi ko kurenga umupaka w'u Rwanda ukinjira mu kindi gihugu, ntabwo nari nitewe ni Mozambique cyangwa se ni hehe, ikindi gihugu icyo ari cyo cyose. Numva gupfa kwambuka umupaka gusa ubundi ugahita uba umukire. Ubwo numvaga ko ari ukurenga umupaka w'u Rwanda nkagera mu kindi gihugu gusa. Numvaga ari uguhita umuntu aba umukire. Ngenda nibuka njya kuza mbere y'uko nza, nafashe icyumweru cyose ngenda nyura ku bashuti banjye bose ngababwira numva nimero ntimuzazikureho, ndagiye buri wese nzahita muhamagara, ningerayo nzahita mbahamagara, ubundi njye mbabaza ibyo mushaka mbiboherereza. Gusa ntimumbaze niba narumvaga amafaranga nzajya nza nkayayora mu muhanda, ntabwo mbizi, ariko numvaga ko abantu bose baba bari mu bihugu nyine bitandukanye, upfa kuba utari mu Rwanda gusa. Numvaga ko baba ari abakire, numvaga nta mukene uba hanze y'u Rwanda. Numva gutinzwa no kugerayo gusa ubundi ugahita uba umukire. Nuko rero ubwo ndaje, mpageze hari byinshi byantunguye, mpageze hari byinshi byanshimishije, hari byinshi byambabaje. Ibyo byose ugiye kubyumva muri iyi nkuru. Bom dia, boa tarde, boa noite, abandi mwaramutse, mwiriwe, muramuke. Nyuma ya saa 12 ntibavuga muramuke. Ni muramuke nyuma ya saa 12. Ndabasuhuje rero, bitewe n'isaha uzandebera ndagusuhuje. Nizeye ko mumeze neza. Habaye hari utameze neza, nukuri ndagukomeje, Imana igufashe. Amafaranga muri kuyabona? Abatabonye amafaranga namwe nukuri ndabakomeje. Abayabonye nukuri mufateho makeya muhe kubayabuze. Please mufateho makeya muhe kubayabuze. Hano rero ni ku nama za Queen 31. Ngewe ndi Queen. Niba utarakoze subscribe, mundi se wayikoze wibitwaye. Niba utarakoze subscribe, kandaho kugira ngo dukomeze tuba umuryango, tujye tubana tuziranye. Hano dufite ijambo ry'Imana, ducishaho inama, ducishaho ubuhamya. Muri ibyo byose ntago uzabura ikigufasha. Ntago uzabura ikigufasha. Kandaho. Uyu munsi rero ngiye kubaho urugendo rwanjye. Rwo kuva mu Rwanda njya Mozambique. Ubwashize ngewe na sister wanjye twababwiye iyo ugeze Mozambique ukuntu bimera, ururimi ruri kugucanga. Ariko noneho ntabwo twababwiye kuva mu Rwanda kugera Mozambique. Uyu munsi rero nibyo ngiye kubabwira. Ngiye kubaho urugendo rwanjye. Mube hafi rero. Ubwo rero igihe kiba kirageze nyine bamenye ko ngiye kuza Mozambique. Nuko njyewe icyo nari nzi cyo bwa mbere, nari nzi ko kurenga umupaka w'u Rwanda ukinjira mu kindi gihugu, ntabwo nari nitewe ni Mozambique cyangwa se ni hehe, ikindi gihugu icyo ari cyo cyose. Numva gupfa kwambuka umupaka gusa ubundi ugahita uba umukire. Ubwo numvaga ko ari ukurenga umupaka w'u Rwanda nkagera mu kindi gihugu gusa. Numvaga ari uguhita umuntu aba umukire. Ngenda nibuka njya kuza mbere y'uko nza, nafashe icyumweru cyose ngenda nyura ku bashuti banjye bose ngababwira numva nimero ntimuzazikureho, ndagiye buri wese nzahita muhamagara, ningerayo nzahita mbahamagara, ubundi njye mbabaza ibyo mushaka mbiboherereza. Gusa ntimumbaze niba narumvaga amafaranga nzajya nza nkayayora mu muhanda, ntabwo mbizi, ariko numvaga ko abantu bose baba bari mu bihugu nyine bitandukanye, upfa kuba utari mu Rwanda gusa. Numvaga ko baba ari abakire, numvaga nta mukene uba hanze y'u Rwanda. Numva gutinzwa no kugerayo gusa ubundi ugahita uba umukire. Nuko rero ubwo ndaje, mpageze hari byinshi byantunguye.
mpageze hari byinshi byanshimishije, hari byinshi byambabaje, ibyo byose ugiye kubyumva muri iyi nkuru. Nuko rero mpageze, icya mbere cyo ngihagera nabaga nzi ko umunyarwanda wese ari bene wacu. Kwa kundi nyine uba uri mu Rwanda, ni ukuri we mbabwije ukuri, mu Rwanda haba urukundo, mu Rwanda abantu turakundana. Umuntu ukigera hano ambwire, umuntu ukigera hano uzareba iki kiganiro uzanyandikire umbwire nyuma y'imyaka 5 uko wavuye mu Rwanda umeze, uzambwire niba ariko kimeze. Icyo nabonye cyo mu Rwanda, ubu havuye ufite urukundo rwinshi. Ubu havuye mu Rwanda najyaga mbona tugira nk'ikirori, ugasanga ntabwo wajya gukodesha abantu ngo bakuza kugutekera ngo wiki. Mu cyaro nyine hari tuba twibera, babo gusanga nyine abaturanyi bazanye amasafuriya, bazanye ibikombe, abazanye nyine, ukabona ikirori wagize bakigize icyabo, ugasanga bakigize icyabo. Ubwo rero ngewe nari nzi ngo naho ngiye nuko bimeze. Sinzi niba wenda ari agace nashyikiyemo, wenda ushobora gusanga uduce twose atari ko tumeze, ariko ngende kukubwira agace nashyikiyemo. Ubwo rero mvuye mu Rwanda ari uwo mutima nifitiye, nzi ko nyine urukundo ari urukundo abantu nyine bakundana. Ubwo rero iyo ugeze hano Mozambique, uko byagenda kose nubwo haba hari abanyarwanda benshi, ariko ntago baba bangana naho nyine uvuye mu gihugu cy'iwanyu kigizwe n'abanyarwanda gusa. Hano uraza nyine ukajya mu kazi, ubwo biba ari ukubyuka ugenda nyine ujya gushakisha. Ariko ubwo numvaga ko aho mbonye umuntu uvuga ikinyarwanda ntagomba kumushoba ntamusuhuje. Numvaga ko ubwo aho mbonye umuntu uri kuvuga ikinyarwanda ari bene wacu, ni nuko nyine ubuvuga. Sinzi nimba ari njye gusa byabayeho, ariko nabaga numva ari bene wacu. Nabaga ndi kumwe n'umuvandimwe wanyu, ugasanga navuze ni bene wacu ngabariye tubasuhuze. Nkaba nzi ko nyine ntabatambukaho n'abasuhuje. Nuko ubwo ariko nyine baba bahamenyereye, nuhagera inama nanakugira, nuhagera ukahabona inshuti nziza ikugira inama, ikubwira ati kora ibi, ni ukuri uzayumvire birafasha cyane. Ndibuka ko hari umumama wajya kumfasha akambwira ati rero hano genda gakeya, ati genda gake umenye yuko nyine hano buri wese aba ahugiye mu bye, umwanya ari ikibazo. Ubwo rero iyo ugenda gake. Ariko yabimbwira gutyo nkumva ni urwango. Nkumva se ibyo ni ibiki? Cyambere cyo ngiye nabaga numva nta muntu wantumira mu birori bye ngo mpabure. Buse mpabuze gute? Nubwo waba uri kure hehe, numvaga ko ngomba kugenda. Ikindi numvaga ko abantu bose ubwo nimba turi mu gihugu kimwe twese turi gushakisha ubuzima, ubwo numvaga mbese duhuje imitima turi bamwe. Nkumva cyambere cyo nta wakugirira nabi. Icya kabiri nkumva umuntu yagufasha nyine utagira ikibazo, mbese ngo ubure ugufasha, kandi abantu nyine bene wanyu bari aho hafi. Numvaga bidashoboka. Nuko mbese ngewe nari nimereye nkigera Mozambique. Ubwo nyine ubuzima bwaje gukomeza, njye nahageze ndi umukobwa, biza kugera igihe nyine ndashaka. Aha hantu ngiye kukubwira, ngiye kubabwira uri buhumve n'ubundi buhamya bw'ukuntu Imana burya ijya iducisha mu bintu. Hari igihe Imana mbese igucisha mu bintu bikomeye, ariko igira ngo ikwigishirizemo, igira ngo ikwigishe. Tujye twumva ukuntu Imana itwigisha. Imana yigisha bitandukanye. Hari igihe Imana ikwigisha ikunyujije mu bikomeye kugira ngo ubashe kwiga. Ngewe rero urugendo rwanjye rwo kumenya Mozambique ni nkaho narutangiye nyine nkimara gushaka. Hari ikiganiro twabakoreye tubabwira ukuntu abagabo ari beza. Bamwe hari umuntu wabamaga ambwira ngo ibyo uvuga urabizi, nk'icyo uvuga wowe urabizi. Ariko ni ukuri abagabo ni abana beza pe, ni ukuri ni abana beza. Nkanjye kugira ngo mbashe kumenya Mozambique ni gute nakwitwara, mbese menye ngo gutandukanya ikibi n'icyiza, nabimenye maze gushaka. Nkimara gushaka rero ubwo nshakanye n'umutware,
ubwo hari ubuzima nari mbayemo ndi umukobwa, ubwo nkimara gushaka hari ubundi buzima mbese nari ngiyemo.